Okay no musore wanyu taragasore are promoter hano muri Expo Nyamasheke. Cyo ni ikiganiro The Homeland Live. The Homeland Live twagitangira hano muri Expo, tugiye kuganira uburyo Expo yatangira, uburyo iragenda. Hano hari abafatanya ibikorwa benshi batandukanye nko muri kubibona hano. Cameraman akomeza bereka uburyo ibintu bimeze. Hano hari stade nyinshi cyane babone kuri turi kwitegura Expo. Ikiganiro cyose muraza kukibona kuri Gakondo Rio Empire. Turakomeza tubereka amashusho uburyo bimeze. Cameraman tukomeza tugiye tubereka nkuko muri kwibona aha ni stage iraza kuba iri kumwe n'abahanzi batandukanye, kandi aha ngaha haraza kuba hari ababyinnyi, haraza kuba hari abaririmbyi, kandi dushimira PSF Nyamasheke kuko ibintu byose iri kwitegura neza. Nanjye nka are promoter kuri Gakondo Rio Empire twakomeza tubahereza amakuru ku gihe. Turaza kubishyiraho tuganiriza abafatanya bikorwa, turebe ibintu byose biri aha ngaha. Nimucike, iki ni ikiganiro The Homeland Live, ni igomba kudutera inkunga kugira ngo dushyigikire ibikorwa remezo cyangwa dushyigikire ubuhanzi butandukanye muri Nyamasheke, art cyane cyane ngiye ari kubana kuri art kugira ngo tuze kureba uburyo ibintu biba bimeze cyane. Tukomeza tubare gatanu kuri Gakondo Rio Empire. Nkuko nababwiye hano ni kuri Gakondo Rio Empire. Ikiganiro nta kindi ni The Homeland Live. The Homeland Live tuyitangira hano muri Expo. Ndi kumwe na MC Fosteku. Hano ndi kubona abana bameze neza cyane, abana bambaye nk'abascout. Ndabona bimeze neza cyane, gusa tujye dukomeza tuganira tureba uburyo bimeze. Nkuko muri kwibona abantu bariteguye, abantu bameze neza, stars zirahari. Ndi kumwe na cameraman MC Fosteku. MC Fosteku ndagiraga ngo wereke abantu ibyiza biranga muri Expo Nyamasheke. Abana bambaye bameze neza cyane, bambaye giscout, wagira ngo n'abascout. Sinzi icyo baraza gukora. Turakomeza tugenda tureba abantu uko bimeze. Bibutsa ku kiganiro ni The Homeland Live. Homeland Live, umuziki umeze neza, aba DJ bameze neza, umutekano nawo umeze neza cyane, kandi turabahabaye gatanu kuri gatanu icyumweru cyose tujye tubahereza amakuru ku gihe. Turasura ama stand, cyane cyane stand ndikumva ashaka kuza gusura ni stand ya Nyungwe ndetse n'iya Gisakura, zikora mu murenge w'Ubushekeri. Tuzaza no kuganira n'abantu batandukanye, tuzaza kuganira n'abantu batandukanye barimo abayobozi bari kuroganiza iyi Expo, kandi ndishimiye yuko turi kumwe n'abantu ngaha tubabikurikira gatanu kuri gatanu uko Expo imeze. Murabibona kuri Gakondo Rio Empire. Amazina ye ni are promoter. Ikiganiro ni The Homeland Live kuri TikTok, turaza kubahereza kuri YouTube ni Gakondo Rio Empire. Murakoze cyane. MC Fosteku bakomeje kurega bahanzi kuri ibintu bimeze. Okay, nkuko nababwiye iki ni ikiganiro The Homeland Live. Hano turi kuri stand ya Nyamasheke, indongozi Nyamasheke Sako. Hanga bakorera ibintu bitandukanye, harimo gufungura konte, ndetse bagahuza konte yawe na telefone ku buryo ahantu waba uri hose wakohereza amafaranga uri mu karere ka Nyamasheke. Ndetse nanjye ndaza kwifungura muze kureba uburyo bikorwamo, kandi ndiza ko abantu baje muri Expo cyumweru cyose murajya mubibona. Kuva ku wa mbere kuva uyu munsi kugeza igihe Expo irangira mujye mubibona. Ndakomeza mbereka ndi kubona afatanya bikorwa cyane, kandi ndashimira uburyo turi kumwe namwe. Nanjye ndaza kujya mbikora mureba, baza kwifungurira mureba uko bimeze. Iki ni ikiganiro The Homeland Live kuri Gakondo Empire, muraza kubikurikirana cyane. Murakoze cyane. Amazina ye ni are promoter nk'ibisanzwe.